Everyone sees the routine, but people don't see the reason behind the routine. People don't see the pain that I've been through. People don't see the opportunities that I've missed. Mu gitondo cya kare ubwo 99% by'abatuye isi baba bagisinziriye, umugabo ukomeye cyane aba ameze nk'uri kwitegura intambara ikomeye. Akora push up mu mwijima, yirukanka kurubangana amapine aremereye apima ibiro bigera muri magana. Mu maso yahogesha urubura ruvanze n'umutobe w'indimi. Kubabaza umubiri we nibyo yagize akamenyero. Mu gihe abenshi bagize umuryango baba bari gusuka ikawa mu masaha ya mu gitondo, Ashton Hall we aba ari mu myitozo idasanzwe. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 nibwo amashusho ya Ashton Hall yatangiye gukora ku mbuga nkoranyambaga, akagaragaza imyitozo ikomeye yakoraga mu gitondo. Yagaragaraga nk'iyakanganirwa n'umuntu umwe gusa ku isi kubera imyitozo idasanzwe yakoraga. Video zatangiye kugira views abarirwa mu miliyoni. Gusa nyuma y'amamiliyoni yinjiza, nyuma y'ubwamamara afite, nyuma y'ubuzima abamo, hari ubundi wishwe utigeze kuvugwaho. Akanagara kamenyo kubatswe bagamijwe kwishima cyangwa se kugaragara neza, ahubwo bwari uburyo bwo gucika agahinda nuko yaratakaje ikintu cy'ingenzi gusa yahoranye. Muri kiganiro tugiye kurebera hamwe inkuru y'ibanga ya Ashton Hall itarigeze ishyirwa hanze mu myaka yose yatambutse. Nitwa Ben, bahaye ikaze. Imbere y'uko abicyamamare ku mbuga nkoranyambaga, Ashton Hall yari intwari ikomeye mu mukino wa football y'Abanyamerika. Ku itariki 24 z'ukwezi kwa 10 1995 nibwo Ashton Hall yavutse. Avukira mu mujyi witwa Jacksonville uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Leta ya Florida. Aho imikino ya siporo yari imyidagaduro ndetse n'ubuzima bwo kuri Ashton Hall. Kuba uyu mujyi ari igikomerezwa mu kurema impano mu mukino wa football y'Abanyamerika ni ibintu byatumye Ashton Hall agaragara, binafasha abatoza kumwitaho avamo umukinnyi ukomeye. Mu mwaka wa 2014 umuvuduko we n'amahame byamuhesheje umwanya byo twakwita nk'umwataka muri American football mu ikipe bita Akron State iherereye muri Mississippi. Muri ikipe y'ikigo ntabwo Ashton Hall yari umunyeshuri gusa, ahubwo yari mashini ikaze muri football. Igihe cyose Ashton Hall yamaze yari afite indoto zo kuzaba umukinnyi ukomeye mu mupira w'amaguru wa football y'Abanyamerika uzwi nka National Football League cyangwa se NFL. Gusa bitewe n'uko yagaragaye gake cyane mu mikino y'ikipe, ntago aba scout cyangwa se abatoza babashije kubona Ashton Hall nk'umukinnyi ukomeye ngo babe bamushyira muri shampiyona y'Abanyamerika izwi ku izina rya NFL. Irushanwa rirangiye muri 2016 kujya mu ikipe nkuru bitagikunze. Ashton Hall yahise atakaza indoto ze yirukanseho ko bafite imyaka 5 y'amavuko kugeza yujuje imyaka 23 y'amavuko. Aha kutaba umukinnyi ukomeye cyane byamuviriyemo ingaruka zikomeye cyane, birimo ibibazo by'imitekerereze ndetse n'amadepresiyo. Mu mwaka wa 2017 yasubiye kuri forume ze, ubundi ahabwa akazi muri gym bita LS Gym, bishatse kuvuga Los Angeles Gym, muri Leta ya Florida. Iki gihe Ashton Hall yarabonye umuhamagaro we agenda kamaze gushira, dore ko ataragiye kure y'ubuzima bushingiye kuri siporo nkuko yabyifuzaga. Mu mwaka wa 2020 ubwo icyorezo cya COVID cyari kimaze kugera henshi ku isi, inzu zikorerwamo imikino ngororamubiri ndetse na siporo zarafunze. Abakozi bose bakoraga muri izo nyubako batakaje akazi mu ijoro rimwe nta nteguza. Ntiyabonye kwirukanwa ku kazi nk'impamvu yo gucika intege, ahubwo yabibonyemo nk'amahirwe akomeye cyane. Ahita atangira kujya kwikorera ku giti cye. Yahise atangiza gym ye yise Ash Fitness, yakoreraga kuri online. Gym yagaragaragamo akora imyitozo ikomeye, nyamara nta gikoresho na kimwe yari afite cyo muri gym uretse umubiri we. Ubundi agashyira amashusho ku mbuga nkoranyambaga ze, abamukurikiraga babashaka gukora imyitozo mu ngo zabo bitabasabye kugura ibikoresho, bitanabasabye gusohoka, dore ko bitari byemewe mu gihe cya COVID-19. Mu mwaka wa 2025 nibwo Ashton Hall yatangiye kuba ikimenya bose binyuze muri video yacishaga ku mbuga nkoranyambaga ze, agaragaza imibereho idasanzwe ishingiye kuri discipline, kubyuka kare cyane mu masaha ya 9 za mu gitondo, kuryama yambaye temp ku munwa, gushyira umutwe mu rubura ruvanze n'umutobe w'indimu akibyuka, kurya imineke ubundi bishishwa akabyisiga mu maso bigatuma agira uruhu rwiza, no gukora imyitozo muri cya gihe abantu benshi baba batangiye kumva uburyohe bw'uburiri. Intego ya Ashton Hall yari kuba umuntu udasanzwe kandi utegura umunsi we mbere y'uko umunsi umutegura, nta ruhurirane, ahubwo byose yabipanze. Mu guhindura ubuzima bwe mu buryo bwimazeyo bwari kujya byuka yabipanze, yapanze icyo ari bukore na siporo ari bukore, afite intego kandi akaba ari umwihariko mu gutangira umunsi we, no kwirinda bimwe byita kubyibuha udatekereza cyangwa se gukora umubiri nta kiri mu mutwe. Kubaka umubiri kwa Ashton Hall yafatanyije no gukunda gusoma ibitabo, kwandika, kuva ku bitabo bisanzwe kugeza kuri Bibiliya asoma buri munsi mbere yo gutangira umunsi we, dore yuko ari umwe mu bakristo bakomeye cyane kandi bemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Buri kimwe cyose ubona Ashton Hall akora
aba afite impamvu yacyo agikora. Buri gihe n'umuntu abyutse uzamubona afite temp cyangwa se icyo twakwita nka isolante ku munwa we. Impamvu yipfuka ni ukugira ngo atagona cyangwa se gahumekere mu kanwa. Ibi ngibi kandi ngo yabikozeho ubushakashatsi abona ko abantu bagona cyangwa se bahumekera mu kanwa batajya bagira ibitotsi neza nk'abantu baba basinziye neza. Ibi anabikoreye ari gukora imyitozo ngororamubiri yari muri gym. Impamvu y'ibi ngibi ngo ni uko Ashton Hall ari umwe mu bantu bakunda kuvuga amagambo menshi, rimwe na rimwe ashobora kudisturbinga siporo ze, agahitamo gushyiramo akantu mu kanwa aba yambaye kugira ngo arebe ko ataza kudisturbinga abantu cyangwa se we ngo aze gutakaza umurongo. Ngarabizi neza ko akunda kuvuga, aramutse abumbuye umunwa yajya avugisha n'aba bantu badashaka kumuvugisha. Kubw'iyo mpamvu yari muri gym agerageza gupfuka umunwa we kugira ngo utaza kumubangamira. Uyu musore w'imyaka 30 y'amavuko aheruka kujya mu rukundo nyuma y'imyaka 12 ari muri high school. Ariko kandi Ashton Hall avuga ko atari umuntu ukunda kujya mu rukundo rudafite intego. Avuga ko umunsi yagiye mu rukundo azaba agiye gushaka umugore kuko adakunda inkundo z'iyi minsi zidafite icyo zimaze. Nubwo Ashton Hall yatangiye kuvuga ko akora imyitozo ngororamubiri atagamije kugira undi muntu asunikira gukora imyitozo ngororamubiri, hari abatangiye kumwigana maze imbuga nkoranyambaga ku isi zirabamenya. Mu mpera zo mu mwaka wa 2025 umu content creator mu gihugu cy'Ubuhinde yatangiye kwigana routine cyangwa se akamenyero ka mu gitondo ka Ashton Hall. Ubundi nyuma yo kumara amezi menshi akora ibintu nk'ibyo, Ashton Hall yuriye indege ajya kumureba mu gihugu cy'Ubuhinde. Hagati mu kwezi kwa gatanu muri 2026 Ashton Hall yuriye indege ajya kureba umuntu umukunda mu rwego rwo kwigana ibikorwa bye. Ashton Hall yahuye n'umukundaga mu Buhinde muri leta ya Uttar Pradesh, aho yahuriye n'umuntu umukunda wiganaga video ze. Abantu bari bahuriye baje kureba Ashton Hall bakunda cyane. Nyuma yaho ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere 2026 Kagarara yahuye na Speed akamutsinda muri push up. Kagarara yakoze video yatumye Ashton Hall yifuza guhura nawe. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu muri mwaka wa 2026 Uwizeye Enoch uzwi nka Kagarara yakoze video yigana imwe mu myitozo cyangwa se imwe muri routine za Ashton Hall. Akora iyo video atayitezemo ibitangaza, ahubwo ameze nk'uri gushaka guserebura aba followers 100 yari yujuje. Mu minsi itarenze 3 iyi video igeze ku rukuta rwa Instagram. Ibi byatumye Ashton Hall amumenya n'isi yose itangira kumuhanga amaso. Iki nicyo cyatumye Ashton Hall yifuza guhura nawe. Umusore wategaga ifuku ubuzima bwe buba burahindutse. Tekereza kuba warategaga ifuku ukaba ugeze ku rwego rwo kuba uri umwe mu ba content creator mu Rwanda bakomeye kandi batanga icyizere. Gukora video imwe ikarebwa na miliyoni 100, abafollowers bakiyongera, ni ikigaragaza ko Imana yagutunze intoki nta kidashoboka. Ashton Hall agihura na Kagara yahise mwita Ashton Small. Uko Ashton Small abivuga avuga ko disability is not inability. Iki kintu cyatumye Ashton Hall yumva akwiye kumufasha ubutumwa bwe akabusangiza isi yose, avuga ko kuba ufite ubumuga bitavuze ko udashoboye. Ashton Hall mu gihe yahaga Kagarara cyangwa se Ashton Small impano y'imodoka ndetse n'ibihumbi 5 by'idolari, yamusezeranyije ko kuva uyu munsi babaye abavandimwe, ko azajya amuhamagara kugeza bagize imyaka 55 undi afite 60, amubaza uko umuryango umeze, uko business zimeze, uko abana bameze, ndetse amusaba ko yashaka na perime yo gutwara ibinyabiziga akajya yitwarira imodoka ye. Ese ubundi uyu Ashton Hall ukunze gukora ibikorwa by'urukundo ni muntu ki? Ashton Hall yaretse ibintu byose yari afite areka amamodoka arimo Ferrari, Benz, Lamborghini, arazigurisha zose asigarana imodoka imwe. Avuga ko agiye gutangira gufasha abantu kugera ku nzozi zabo ndetse no kwerekana ko Imana igira neza. Uzamumva kenshi mu magambo yavuga ati God is good, cyangwa se avuga ati ibi ntago ari njye ubikoze, ni Imana ibikoze. Uyu musore w'umunyamerika bigaragara ko yizera Imana ndetse cyane, akaba akomeza gushishikariza abantu bose kwizera Imana ndetse bakizera ko ibintu byose bishoboka. Ibyo yakomeje kubibwira Kagarara cyangwa se bakunze kwita Ashton Small. God is good. Ntugacike intege, gikomeza utrying, ibyo ushaka uzabigeraho. Niba nawe ufite inzozi ntukajye wibagirwa ko byose ari Imana ibikora kandi Imana ntakidashobora. Wowe icyo usabwa ni ukudacika intege ndetse no kwizera Imana. Ciao ciao.